urumva ambwira bati ko hahiye ko mwahatwitse imeze bite atese ngo ngo ni ngo ejo gena nitabye ribu buriya mbonye hano babitubaza no kuri YouTube abantu basabye kubishiraho umucyo ngo ari bitabye ribu abantu baramamagaye benshi cyane sinzi icyo umuntu azakora rwose nabonye abantu batakaga nabonye abantu nabonye za accounts zo kuri X zigeze kwataka muvunyi zishyuwe za fake accounts nabonye zatangiye kutwataka sinzi umuntu wazishyuye ariko se kuri X Twitter nabibonye nabikurikiye nabibonye nagiye mbona amatags no rutare no gukubita urano amazi prezo wabumva ibyo bintu amazi yakubise ku rutaro urabibona nari icyo byatuhungabanya afite uburyo bahagurutse amatiku radio muvunyi bamuhereye bigeze babona hari ikiro na kimwe atakaza radio amatiku Matic FM rwose ejo mwuka rumeze gute mushishikare hari n'abavuze ngo wanze kudakora ngo kuko warubize barabimbwiye ngo nijye wateguye ikiganiro ngo hanyuma ngo uzi ukuntu nababaye narashyugumbwe rwose aho mboneke nashatse kwinjira ndavuga ariko ninjire kuko numvaga hari ibintu byinshi nakompleta mu byo mwavugaga bitavuze ko mutavuze neza rwose n'ubwa mbere numvise Rikari afite composure nawe njyana namusabira ngo agomba nawe kwitwa Siniya asobanura ibintu bye uko abyemera nubwo hari abo batabyemera kimwe atabyitayeho asobanura akantu ko kandi kandi nabanje kumubriefing wari wamuteguye naramuteguye nabanje namubwiye ikintu kimwe Rikari ufite ibintu byinshi byo kuvuga byanyabyo wirinde ikintu kimwe ntubyegereze umutima ntugire personal ngo bikuremerere ku mutima bivuge nk'inkuru wiba party yayo byoroshye bivuge rwose nkaho ntawe uguhagaze ubirimo vuga ibintu uzi byomoreho n'ibi byawe ibe personal umuhungu yarabashe rwose arekura yaba wowe buryo nawe wasobanuye ibintu byari top byari bimeze neza abavuga ko nabikwepye ahubwo narababaye kuba ntari impari kuko buriya mwavuze nka 5%. Reka mwavuze nka 5. oya naho hari ibintu tutavuga ejo hari umuntu wampamagaye dusohotse yasoje avuga ngo hari kamera zageze iwacu ejo hari umuntu wampamagaye dusohotse mu kiganiro umuntu uzi APR cyane pe wayikozemo wayibayemo ambwira ati muzaruha ambwira ati APR birasa nkaho muri bake bayiza ariko namwe muyizi agace gato cyane ti APR ikipe y'umupira w'amaguru ibyo muvuga ibyo mugira utuntu duto cyane ibaho mu buryo butangaje ibamwe ibintu byinshi by'amayobera byinshi so ntabwo rero dushobora at least iyo tuvuga tuba tuzenguruka ku bintu dushobora kubonera facts dushobora kubonera evidence experience dufite mu myaka tumaze tubibamo tubikurikirana ariko ibintu byose tuzi kuri APR hari ibyo ntabwo byose twabivuga nta n'umuntu wavuga APR ngo ayigere aho agomba kugera oya hari n'ukuntu uvuga no gushakira icyaha no gushakira ikosa akaba ataribona kubera uburyo wavuze ibintu byawe akaza muri ibyo byo gushakira ikosa aho ritari byo gutunga itoroshi ku munota wa nyawe ejo umuntu yarambwiye ngo ibintu bivugwa ku bakinnyi muri APR bizenguruka cyane kuri Kavuna arambwira atari kuwababwira Kavuna buri yari mu bantu bifuza umupira mwiza w'umupira utarimo maguye muri APR ariko agomba kwakira ayo macuma agomba kwakira urwo rumuri mu mutunga buri munsi kubera ko ari ugaragara ariko burya ari mu bantu bifuza APR nziza isukuye ariko ntaho yamenera ibyo biragoye kubyemera ibyo biragoye kubyemera ute kandi byinshi bipfa munsi ntabwo afite power kubera ko iyo yemeye ko ibitekerezo by'abandi bantu bimuyobora byimanifestira muri we donc njyewe ndifuza iki sibyo niba hari Muyango na Kavuna niwe
ndi bunyuzemo ibyanjye uko mbyifuza, ntabwo nanone wamugira umwere, ntibishoboka. Ni umuntu mukuru ukwiye kuba ashobora gutandukanya ikibi n'ikiza. Ikibazo aho kiri akenshi iyo tubivuga twirengagiza ikintu kimwe. Kavuna ni umusirikare, ni umusirikare uri ku rwego rwa majoro. Ntabwo kariyeri ye n'ubuzima bwe birangirira kuri APR Football Club gusa. Bivuze ngo iyo aramuka ari mu nshingano arimo, ari nk'umusivire ufite kariyeri y'ubuyobozi bw'umupira w'amaguru, ufite ambisiyo mu mupira w'amaguru, ahari hari ibyo nawe yakigobotoye, hari ibyo twakavuze agahita avuga ngo oya ibi si byo, byemera gutya, byagenze gutya. Ariko n'umusirikare karenze, umusirikare uri active muri force, urumva ibyo bintu byose bishobora kuba inzitizi. Hari ibintu ashobora kuvugwaho bitari byo, akaba adashobora kwirwanaho kubera kariyeri nyine icyari cyo n'uwari n'umurimo afite urakomereka. Igisirikare kigira discretion, ntabwo ari ibintu uko byagenda kose. Iyo hari ibitagenda, sibyo, iyo hari ibitagenda ukaba ufite aho uhuriye nabyo, uba ugomba kuba witeguye kuvugwa. Buriya hari nyine narasiyo zihari ubona hano hanze, birukanwe muri APR, urabona kanaka birukanwe muri APR, urabona niyo mpamvu bimeze gutya, niyo mpamvu bimeze gutya. No, aramutse ari uko bimeze, iyi radiyo yitwa SKFM bibaye kuvuga ngo dushime uruhare rwa buri wese kugira ngo ibeho uyu munsi. Kubaho ni ukuvuga ngo inzira byaciyemo, ibindi ibisabwa kugira ngo ibeho, ukuyemo amafaranga, ibisaba uburenganzira, accreditation, license. Twakabaye tubiza hano tukabyuka turirimba APR kugeza dutashye. Babigizemo uruhare rukomeye. Akabaye turirimba, urumva Club Giant ya ndirimbo yigeze gutera yitwa Club Giant, kubera ko APR ifite abayobozi b'imfura, abagabo bicisha bugufi kandi bazima. Ariko nkeka ko ibiba bihari akenshi nabo baba bakeneye kubimenya. Ni nayo mpamvu izo nduru uzazumva mu bafana bandi nyine uyu munsi bo bajyana n'ibihari, bakanda nzugi bajyana n'ibihari, abo turapima ikirere SKFM kubera ko yavuze ibi, ubwo buyobozi bwayanze reka tuyata abita bakanda nzugi, bikitwa ko ubwo abayobozi bose ba APR bayanze, nta muntu ushaka kuyumva. Ubwo tugomba kuyanga. Hari n'ukuntu nyine campaign ikorwa, ukabona hari ukuntu ibitangazamakuru 2, 3, 4 bihaguruka bigasa n'ibihuriye ku kintu, noneho wowe umwe ukemera ukundi ugaragaye nk'umuntu w'ikibazo, gashyirwa mu nguni bakaguponda, ukitwa nyine umunyamatiku, ukitwa hari ababyinjoyinga kandi bakumva babaye successful rwose, umushinga wagenze neza. Ariko ndabisubiramo, tuzashira ingorogonzo tukiri bangagi. Nagira ngo mpashe warenze aricyo nshaka gusaba nk'umuyobozi wanjye, ni ukuvuga ubu nemerewe gusohoka hano mu kiganiro, nkamanuka hano hasi ku mbuga ntakebaguza, ngafata moto nkajya mu rugo nta kibazo. Lorenzo, ibyo urimo uracyabiharaye. Bikaba biri kumubwira ibyo aracyaharaye iki? Ibyo uracyabiharaye, gukangwa donc uracyabiharaye. Twe twabibayemo my friend, menasi twahuye nazo ziri seri zo kuvuga ngo turagutegera mu nzira, muri uru Rwanda Lorenzo
uru rwanduro umuntu arakwanga kugera aho batubwiraga ngo umumotari akagushyira kuri moto akubwira ati ariko numvaga nagushyira mu mapine y'iriya modoka. Umuntu yambaye story cyane oya jari kari bamuhaye message ngo umuntu yambaye story ejo ntabwo ari uhari arambwira ngo hari umuntu umwe mwigeze gukorana ngo umumotari araza urumva unagutya dusohoka baparitse kumbe hari umwe nyine washakaga umuntu amushyira kuri moto mubwiye aho ugiye umumotari atangira kumuha story bagihaguruka ati rero ati ubu ngubu wari ubizi ko ibintu wavuze bimaze iminsi uvuga kuri ekipe yacu tuzi ko ubundi kumva nafata moto nkayibirindura ku mukingo tugapfa twembi muri mu mapine y'ikamyo yarayimubwiye ngo umuvandimwe ngo mu ndimi byarazamutse ngo bagapfana bombi bakoze ibirometero nkorera radio 10 urumva nkorera radio 10 urumva Lorenzo nakoze nari ntwaye imodoka ngongana n'indi modoka ku muhanda noneho kumwe mu twari turaho ku ruhande kumwe bari bapima abapolisi n'iki umuntu yaraje arandeba ndi kuru aza kunyandikira message ati nguciye uhagaze wakoze accident ati ntwaye imodoka ati ngira imitima ibiri ati umutima urambwira ngo ijijisho uce ku ruhande umugonge ahahagaze ku muhanda ati undi mutima urambwira ngo mwihorere arabinyandikira kuri telefone yanjye murabyumva so igihari ni kimwe hano mu Rwanda ntago abantu baba bishimiranye ariko buriya nicyo bisobanuye igihugu n'utekereza ko akomeye ushobora kubaho n'utekereza hari umuntu ukomeye utakwishimiye kandi igihugu mukakibanamo impamvu nta yindi akigomwa akavumira impamvu nta yindi nuko abavuga ati ngize icyo nkorera Lorenzo usibye no kuba ari umunyamakuru igihugu kirabibaza niyo yaba undi muntu uwo ari we wese ikibi namukorera cyazankurikirana ubuzima bwanjye bwose ntaho nazagikwepera niyo nahisha ibimenyetso byose bishoboka iperereza rizangeraho uko naba nkomeye kose icyo naba ndi cyo cyose rizankurikirana icyo rero gituma n'ukwanga n'uwo mudahuje yigomwa ibyo yakagukoreye atari uko bikunze ariko ari uko bizi ko ingaruka nawe zitamubera nziza kubera imiyoborere y'igihugu hari ibihugu bikunda umuntu akubwira ati jyewe nzagukubita nindangiza nkugure ufungwe cyangwa nzagukorera ibi n'ibi ariko muri uru Rwanda ntibazagukange ni amahoro ntiwagambaniye igihugu ntiwatukanye n'abatukana baragenda urumva amategeko agakora icyo agomba gukora ku watukanye ariko mukore amakuru umutima uri hamwe utanga ibitekerezo byawe uko byumva nta terabwoba nta terabwoba rikwiye kuba rikiri tuzajya mu maresitora mu mujyi nta kibazo tujye gufata lunch nta kibazo resitora yo wakuroga n'uwo muturanye wenda ugufitiye ishyari yakuroga ibyo bisaba nawe kwigengesera ariko kuvuga ngo bankubita sinzi ngo haza imodoka imeze ityo ikakora ibi sinzi ngo ibyo bintu ntibakabakange nta nubwo hakwiye kuba hakiri umuntu ukibitekereza muri iki gihugu so rwose so icyo navugaga rwose abantu uko bahaguruka ibyo bahimba sinzi abagiye muri ribu ngo musanze ngo hehe bagakora ibishoboka byose gutanishinga izina ry'abantu kiriya gihuha cya Musanze umuntu wo muri Musanze arambwiye ati nta munyamakuru uri involved muri gahunda y'amafaranga yo muri Musanze narahamagaye kugera kuri vice mayor kugira ngo menye ese ntihaba hari umunyamakuru koko nkaba ntafite amakuru
ufite aho ahuriye nabyo, kuko niyo abantu baca amarenga bagira gutya aba YouTube aba ntibabura kugenda bakabihuza ugasanga barakoresha amafoto y'abantu mu bintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa ukumva n'abaturage babakunda bafite impungenge barahamagara, ese witabye RIB, ese byagenze bite, ese byagenze gutya. Ndabibasubiriramo nta kipe n'imwe muri uru Rwanda urumva ndajya nayo muri deal zo kugura no kugurisha abakinnyi nimwe ntayo. Ruvuga ngo umunsi utaje mu kiganiro wagiye kudushakira imibereho buri gihe cyose uba abayanarutse ariko banagiye muri RIB. Nta kipe nimwe ya hano mu Rwanda urimo kwisobanura ko ejo utaruhari. buri gihe uzajya no kwa gatatu utazi kuri RIB. Ariko jewe mba mfite impungenge z'abankunda baba bahangayitse babimbaza, mba ngomba kubabwira ukuri guhari urumva, kuko hari ukuntu ukabona umuntu ni umunyamakuru wakaba uri supposed kubaza ubwenge, nyine ukabona ni propaganda yahagurutse kumvisha abantu ko iriya radiyo ni abantu bashaka kuyobora amakipe batunzwe n'amafaranga bahabwa n'abantu bo mu makipe, ariko wareba n'abo bantu barimo babivuga ubwabo ukumva ahubwo bafitiye impuhwe wayabaha. arashonje ukabona harimo inzara. Si umuntu ikigo niba warashatse kugikorera ntikiguha akazi, abantu bose bakora hano none ubu utazakazi ukabona ubona ukuri aho ngaho bakubitiye mu gafuka ngo ushatse gupfumura ngo aze hano. Ubu jewe aho nashatse gukora hose bampaye akazi. none se bavuze nabi kuko batakaguhaye? Bampaye akazi. Hari abubona ukabona ni umutima mubi ushingiye kuri ibyo byose. Si umuntu uramuzi n'ibihumbi 10 mu kabari bituma akora ibyo ushaka. Hero Lorenzo kumwishyurira fagitire gusa yo mu kabari wamukoresha icyo ushaka, ariko ntatinya kujya kuri mikoro akavuga ngo Karenzi ahabwa amafaranga na kanaka. Watekereje abonye hasi mbere yuko utekereza agiye aba yamba. Dore message zimbeshejeho Karenzi. Hero brother Lorenzo ryamusinzire rwose. Itegere ujya aho ushaka, ufite Imana ukagira igihugu, kandi twe nk'abashinzwe umutekano SKFM tuyiri hafi, bwira SK ngo ni mweme. Izi nizo message mankeneye ku bantu banyabo ashinzwe umutekano. Jewe noneho baranampamagara kandi ni babandi ngo kandi utatekereza ngo bari supposed kuba batishimiye ibyo tuvuga kuri equipe yabo. Ababyeyi umva iyo abantu batuze izo campaign zihari zo gutanishinga image zo kugira gute ntizikuraho ko badukunda bazadukunda, ntibikuraho ko abakiriya bazaza hano, ntibikuraho ko tuzakurikirwa na benshi. Ibyo ntacyo bizakora. Dukore akazi neza kinyamwuga, hanyuma abafite umutima mubi utukuta mutuka ngo abayituka burya usebye utamusebya aba yisebya rwose. Ejo ndi proud y'ibyo mwakoze. Thank you rwose, mwakoze cyane cyiza. Uretse kuri Reyo niho bakwiyobeje. Reyo amakuru navuze kuri Reyo n'ubuse noneho barateruye bashyira hariya hejuru nko muri etaje bakurekurira hasi. Kwariyo yagaruye ubu koronoloji yayo suivi yayo kwijya mu mujyo neza wayo natanze ejo ubiraza kugenda gutyo. Baracyakuyobya ngo roti film miliyoni 15 baracyakuyobya. Ejo navuze ko hagiye ku inama yo gufata icyemezo cyo kumurekura. Inama yarabaye, icyemezo cyarafashwe ngo bamurekuye. Hari abantu utaramenya neza kandi ubwo yabashije akantu ariko nzavumbura yanyobeje ka innocence ko uzatumira Kazungu ahita babroka. Nzavumbura yanyobeje Kazungu ni Kazungu ahita babroka. Kazungu muyobeje niba badafite nimero ahita kubroka, ahita ishaka kayibroka ataranayifite, ahita kubroka. Kenya Lorenzo ashobora kuba arimo, ashobora kuba afite inkuru z'uruhande rumwe. Oya sizo, ahubwo ashobora kuba agifitemo niba nabyita innocence, kwa kuntu ukizera abantu cyane
ariko abantu nizera abantu bakwiye kwizerwa n'abantu bazi ubwenge abantu bazi ubwenge kandi loki abantu batari mu mabloke batari mu mpande ikibazo burya si icyo ikibazo nawe baramuyobya kubera ko yizeye uwo wamuyobeje nawe akakuyobya urumva ugasanga nyine biragoye kuko ibyo ariko muri make kabisa ejo naricaye ndavuga nti ubu niyo nava mu itangazamakuru hari abagabo bamaze kuzamura urwego badatinya bicara bagasesengura bagakora za operasiyo nakoraga ahubwo nazamuye urwa rikari ahubwo mwarazamura gerwahoze ugasongero nazamuye urwa rikari iyo ni joke ariko Kazungu nawe yari ahari Kazungu yari aturi hagati yarakomakomaga gutya Kazungu ejo namukunze cyane yaradufashije ibintu byinshi ariko tube tugumye muri APR gato idite tujya muri rege kuko APR ejo Magnifique tuzanira amafoto APR ejo yakoze imyitozo amafoto asohotse nabonyemo ifoto ya Seydou Daouda Youssef ni message ifite ikivuze message ifite ikivuze Mamadou Sina irimo ntabwo bayigaragaje ariko ya Seydou Mamadou ubwo ntari muri Mauritania ntahari nibyo ari muri equipe y'igihugu icyo bisobanuye rero icyo bivuze Magnifique ayimurize niyo mutoza Taleb ayimurize niya Taleb bisobanuye ko